Ndagusuje tubanye ku Mubyeyi Dina TV. Niba ari ubwa mbere tubanye kuri iyi channel, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye kugeraho kandi bikugerereho ku gihe. Njye tubanye n'Umubyeyi Dina nk'ibisanzwe. Alaa Sefa, umusaza wavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1935, avukira mu gihugu cya Ethiopia. Umusaza witabye Imana kuri tariki ya 6 z'ukwezi kwa 9, afite imyaka 89 y'amavuko. Alaa Sefa ni umusaza uhagarariye Perezida Paul Kagame nk'umubyeyi we, ubwo yashyingiranywe na Jeannette Kagame ku itariki ya 10 Kamena mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 89 mu bukwe bwabereye muri Uganda. Perezida Kagame ku mugoroba kuri wa gatanu tariki ya 6 Nzeri mu mwaka wa 2024 mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X, yavuze ko yari azi neza Alaa Sefa kuko yari umugabo mwiza. Alaa Sefa nari muzi neza cyane, yari umugabo mwiza, yakoreye UN, aruhukire mu mahoro. Abantu batandukanye bavuze ku rupfu rwe banamwifuriza uruhuko ridashira, barimo witwa Calvin Mutsinzi. Ku rukuta rwe rwa X yavuze ko umusaza Alaa Sefa tabarutse afite imyaka 89, akaba ari we wabereye umubyeyi Perezida Paul Kagame mu cyimbo cya se ubwo yashyingirwaga. Sefa wakomokaga muri Ethiopia kandi yari inshuti magara ya Yoweri Kaguta Museveni, cyane ko mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda 80 yari umuyobozi mu ishami rya Loni ryita ku bana UNICEF muri Uganda. Umwe mu bya Sefa azibukirwaho nuko yari umugabo w'umunyakuri ndetse akarwanya akarengane. Naruhukire mu mahoro.